Mwiriwe neza abavandimwe, mwaramutse bitewe n'aho mugiye muherereye hatandukanye ku isi yose. Uyu munsi reka tuganire ku bintu bitandukanye byo muri Afurika, byerekeranye na Afurika yacu, umugabane wacu dukunda cyane. Uyu munsi nateguye ko turi buganire ku bintu bitangaje, ibintu bihambaye kweri. Tugiye kuganira kuri nabyita ngo ubwami bwa Afurika 10 bwakomeye mu mateka ya Afurika. Ubwami cyangwa se ubwami bw'ubwami, izo ni za empire cyangwa se empires zakomeye cyane muri Afurika. Izo empires cyangwa se ubwo bwami butandukanye bwakomeye cyane muri Afurika, nibura ubwami 10 turi buganireho. Turabuza kubuvuga ariko tutavuga ku bwami, ntabwo tuza guhera ku murongo ngo tuvuge ngo ubu nibwo bwari ubwa mbere cyangwa ubwari ubwa kabiri, gusa turagenda tuvuga ubwami nibura 10 bwagenze neza cyangwa se bwitwaye neza mu mateka ya Afurika. Ubwo bwami turi buvuganeho rero, reka mubabwire, ni ubwami bwa Aksum, the kingdom of Aksum. Ahangaha ni ubwami rwose bwa Abyssinia cyangwa se Ethiopia y'uyu munsi. Turaza kuvugana ku bwami bwa Ghana Empire, turavuga ku bwami bwa Mali, Songhai, Zimbabwe cyangwa se Zimbabwe, Mutapa cyangwa se Mono Mutapa, ubwami bwa Congo, ubwami bwa Benin n'ubwami bwa Kush. Ubu ni ubwami rwose abantu bize amateka bazi neza cyane, kuko ubu bwami barabwize. Abantu mwize amateka ntekereza ko mugiye kuza mukicara mugatega amatwi iki kiganiro, kuko kirabareba cyane n'abakiyiga, nk'abana biga mu wa 2 cyangwa mu wa 1 wa troncome, yewe n'abiga combinations zirimo amateka. Muze mwicare mwiga amateka kuko ubu bwami ni ubwami bukomeye kandi bwamenyekanye cyane mu mateka y'isi. Tugiye guhera rero ku bwami bwa Aksum cyangwa se the kingdom of Aksum. The kingdom of Aksum yoyo tugiye kuvugaho bwa mbere mu bwami bwose turi buganireho uyu munsi. Nk'uko natangiye mbibabwira, ni ubwami bwari buri muri cyangwa se buherereye ahitwa muri Ethiopia y'uyu munsi. Ni ubwami rwose, reka mbashyirireho agafoto muraza kukabona. Ni ubwami bwo muri Ethiopia, bwari buherereye muri Ethiopia y'uyu munsi. Ni ubwami kandi bwari bukomeye cyane, ubwami buzwi cyane mu mateka ya Afurika muri rusange, kuko ni ubwami rwose abantu benshi cyane bakomeye bazi. Hari abatifuzaga kurwana, hari ibihugu bitifuzaga kurwana nabwo, kandi byari ibihugu nabyo bigiye bikomeye. Murumva ko bwari ubwami bukomeye cyane rwose, bidashidikanywaho. Ubwami bwa Aksum rero bwari buherereye hehe? Bwari buri hahagana mu majyaruguru cyangwa se mu majyepfo n'amajyaruguru, mu majyepfo y'igihugu cya Ethiopia n'amajyaruguru y'igihugu cya Somalia y'uyu munsi. Ni ibihugu byari bigize icyitwa ubwami bwa Aksum, ubwami bwa Aksum. Yego, nibwo bwami rero tugiye guheraho kano kanya tuvugaho ubu tuvugana. Yego, ubwami bwa Aksum bwatangiwe n'umugabo, cyangwa se bwayobowe n'umugabo ukomeye cyane, umwami w'abami witwaga Ezanas. Hari abamwita Ezanas cyane cyane abakoresha indimi z'icyongereza. Ezanas rero akaba yari umwe mu bakomoka ku mwami wabyarwaga na Salomo n'umwamikazi w'Isaba cyangwa se Queen of Sheba, witwaga Menelik II. Uwo rero niwe wari umwami, niwe Ezana yakomokagaho. Ni ubwami rero bwatangiye mu mwaka wa 900. Ni ubwami bwatangiye mu mwaka wa 900 before Christian era, urangira muri cyangwa se buhagarara
mu mwaka wa 200 muri Christian era. Ubwo iyo tuvuze before Christian era ni mbere y'ivuka rya Yesu, bwatangiye mu mwaka wa 900 mbere ya Yesu, y'ivuka rya Yesu. Ubwo buza kurangira, ubwo bwami buza kurangira cyangwa se buza kugwa mu mwaka wa 200 nyuma y'ivuka rya Yesu. Ubwo ni ukuvuga ngo biragaragara ko ubuhangange bw'ubu bwami bwamaze nk'imyaka igeze mu 1,100 nimba nteranyije neza, imyaka 1,100. Ubu bwami bukomeye rwose, ari ubwami bw'igihangange ku mugabane wa Afurika. Yego rero bizwi ko ubwo bwami ari ubwami bwari buherereye ahitwa muri Ethiopia y'uyu munsi, ariko hakaba harimo n'igice cya Somalia nk'uko nigeze kubibabwira, ndetse na Eritrea, igice cya Eritrea, Somalia, yewe harimo n'igice kimwe cya Kushi. Ubwami bwa Kushi nabwo turaza kubuvugaho, bwaje kuba igihangange nabwo. Rero uyu munsi reka tuvuge navuga ngo mu magambo make, kuko tuzagenda dufata umwanya tuburambure ubwami ku bundi. Tuvuze rero ku bwami bwa mbere, aribwo bwami bwa Aksum. Dushobora noneho kwataka n'ubundi ubwami bukomeye cyane, ubwami buzwi cyane ku mugabane wa Afurika, aribwo bwami bwa Ghana. Iyo tuvuze ubwami bwa Ghana rwose, ubu ni ubwami buzwi cyane ku mugabane wa Afurika ndetse no ku isi yose muri rusange, kuko ni ubwami bwagiye bugira abayobozi cyangwa se abami bakomeye, emperors cyangwa se les empereurs mu gifaransa, bakomeye cyane bamenyekanye. Yego, ubu rero ni ubwami bwatangire, bwari buherereye muri Afurika y'Uburengerazuba. Aha ndaza gushyiraho ifoto yaho rwose muze kubibona neza. Ni hariya n'ubundi igice cya Ghana giherereye, igice cya Mali, igice mu bice bya za Benin, n'ubundi mu bice biriya bice byo mu burengerazuba bwa Afurika. Biriya ni ibice rwose byagiye bigira ubwami bukomeye, bwanamenyekanye cyane muri Afurika, ku mugabane wa Afurika wose, ndetse buza no kuba ibirangirire ku isi yose. Ubu bwami twavuga ko bwatangiye kugira imbaraga mu mwaka wa 830 Christian era cyangwa se AD, Anno Domini, nyuma y'ivuka rya Yesu. Buza kugwa mu mwaka w'1237. ngira ngo murabyumva neza cyane rwose ko bitandukanye cyane n'ubwami bwa Aksum. Ubu bwami rero bwari buzwi nka Ghana, cyangwa se bisobanuye ngo umwami w'izahabu. Umwami w'izahabu, ngira ngo biranazwi neza cyane ko ibiriya bice bya Afurika y'Uburengerazuba bizwimo zahabu nyinshi cyane. Ari nayo mpamvu ubu bwami bwa Ghana bwitirirwaga umwami w'izahabu cyangwa se King of Gold. Yego, hari andi mazina rero ubu bwami bwari bufite izina rya Wagadu. ni irindi zina ryahabwaga ubu bwami bwa Ghana, cyangwa se Aukar ni irindi zina ryahabwaga ubu bwami bwa Ghana. Ubu bwami rero bwari bugizwe n'ibihugu byinshi rwose, nk'ibice bya Sudani y'Iburengerazuba, harimo ibice bya Ghana uyu munsi tuvugana, ndetse n'ibindi bice byinshi byinshi cyane byari bigize ubwami bwa Ghana. Reka twiyatakire ubundi bwami bwamenyekanye cyane ku mugabane wa Afurika ndetse no ku rwego rw'isi yose, ni ubwami bwa Mali Empire. Ubwami bwashinzwe n'umugabo w'igihangange cyane witwa Sunjata Keita. Uyu ni umwami wamenyekanye cyane rwose ku mugabane wa Afurika ndetse no ku rwego rw'isi yose. Umwe mu bamukomotseho waje no kuba umukire wa mbere wabayeho muki mu isi yose kugeza uyu munsi wa none, ngo nta mwami, nta n'umuyobozi, nta n'umuntu wigeze akira nk'uwitwa Mansa Musa. Uyu ni umwami wayoboye n'ubundi ubu bwami bw'abami bwa Mali. Twibukiranya ko ubu bwami bwagendaga bubaho
hanyuma bwagwa hakavuka ubundi bwami buhita bumira bwa bundi bwari buriho mbere. Nk'ubu Ghana yarabanje ariko irazima, imaze kuzima hahita havuka ubundi bwami bukomeye cyane bwitwa Mali. Mali rero uwitwa Soundiata Keita ari nawe twavuga ngo washinze ubu bwami bwa Mali, yabikoze mu mwaka w'1230. 1230. Urumva yuko bisa nk'aho ari nyuma gatoya yo kugwa k'ubwami bwa Ghana, kuko ubwami bwa Ghana bwo bwari bwaraguye mu 1235. Oya, ubwami bwa Mali ahubwo nibwo bwatumye ubwa Ghana bugwa, kuko icyo gihe habagaho intambara nyinshi cyane zo kwaguka, aho ibihugu byagiraga rwose amagere de conquête, ugasanga igihugu giteye ikindi kikakinyaga, ntikikinyaga gusa ibintu, kikakinyaga n'ubutaka. Ngira ngo murabizi neza ko n'u Rwanda ubwarwo rwahoze ari akadomo ko muri Gasabo. U Rwanda rwabayeho ruri hariya iruhande rw'ikiyaga cya Muhazi, ariko rwaje kwaguka rwose ruba u Rwanda tuzi uyu munsi, ndetse ahubwo ruruta u Rwanda tuzi uyu munsi, kuko hari ibice binini cyane biri muri Uganda uyu munsi byari biri ku Rwanda, hakaba n'ibindi bice binini byari biri ku Rwanda uyu munsi tubariza kuri Kongo, hakaba n'ibindi bice byari biri kuri Tanzania, ariko icyo gihe byari biri ku Rwanda. Murumva rero ko u Rwanda rwari rwaragutse. Rero ntabwo byari umwihariko w'u Rwanda gusa, kuko wari umuco w'ibihugu hafi ya byose byo mu isi byakoraga rwose icyo bitaga les guerres de conquête, cyangwa se intambara zo kwagura ubuso bw'igihugu cyangwa se imbibi z'ibihugu byazo. Mu mwaka w'1230 rero nibwo uwitwa Soundiata Keita ariwe mwami w'abami uhambaye cyane ubwo bwami bwagize, yarindwanye nk'uwacu witwa Ruganzu Ndori, cyangwa se uwitwa Kigeli Rwabugiri. Abo ni abami n'u Rwanda ruzwiho ko ni abami b'u Rwanda bazwiho ko barwanya intambara zo kwagura u Rwanda cyane rwose kurusha abandi bayoboye u Rwanda. Reka twivugire rero kuri ubu bwami bw'ubwami. Twari tumaze kuvuga ko ubu bwami bwa Mali bwabayeho mu mwaka w'1230. Ngira ngo gukomera kwabo niko kwavuyemo kugwa k'ubwami bwa Ghana. Reka mbarebere ngo ubu bwami bwa Mali bwo noneho bwo bwaje kugwa ryari, bwaje gusenyuka ryari. Ubu bwami bwa Mali rero nk'uko nari maze kubibabwira, bwashinzwe mu mwaka w'1230 bushinzwe n'uwitwaga Soundiata Keita, ariko bwaje kugeza aho nabwo bwararambye yego, ariko murabizi neza ko nta kiberaho, nta gitura nk'umusozi, n'ubu bwami bwagombaga kugezaho bugashyirwaho iherezo. Mu mwaka rero w'1400, hagati y'umwaka w'1400 n'umwaka w'1500 nibwo hadutse ubundi bwami bukomeye cyane bushyira iherezo ku bwami bwa Mali. Ubwami bwari bumaze igihe rwose imyaka irenga 200 butegetse Afurika y'Uburengerazuba, ndetse ko ari Afurika y'Uburengerazuba ubwo yose bwakontroraga cyangwa se bwayoboraga. Aho hantu niho ubundi bwami ngiye guhita nkurikizaho, niho ubwo bwami bwavutse burangije nabwo bwigabiza aho hantu, koko burabayobora kweri. Ubwo bwami rero nta bundi ni ubwami bwa Songhai. Ubwami bwa Songhai abantu mwiza amateka namwe mwarabwize cyane rwose. Ubwami bwa Songhai burazwi mu bwami bwamamaye cyangwa se bwakomeye ku mugabane wacu wa Afurika, cyane cyane mu gice cy'iburengerazuba bwa Afurika. Ubwami bwa Songhai rero bwobwo bwageze ku gasongero ryari, bwadutse ryari, bwaje kuvaho ryari. Ni mu kanya, reka duhite dukomeza rwose nta kibazo kirimo.
nk'uko twari tumaze kubireba rero, ubwami bwa Songhai ni ubwami bwahagaritse cyangwa se bwashyize ku iherezo ubwami bwa Mali, ubwami bwari bumaze imyaka irenga 200 yose butegetse. Ubwami bwa Songhai bwo bwaje bute, bwaje ryari? Nari maze kubibabwira rero ko ari mu mwaka hagati y'umwaka w'1400 n'umwaka w'1500 ari bwo ubwami bwa Songhai bwashyize iherezo ku bwami bwa Mali. Hagati rero mu myaka y'1400 nibwo ubwami bwa Songhai bwari bugize gute, bwari bukomeye cyane mu bice by'uburengerazuba bwa Afurika. Ubwo bwami bwabayeho nabwo igihe kitari gitoya kuko bwagejeje mu mwaka w'1591. Mwaka w'1591 nibwo ubwami bwa Songhai bwagize gutya nabwo bushyirwaho iherezo. Nabibabwiye ngo ubwami bwahitaga bwaduka bugakomera nibwo bwabaga bushyize iherezo kuri ubwo ngubwo bwari bumaze igihe buyoboye. Ubwami bwa Ghana, ubwami bwa Mali bwakuyeho ubwa Ghana, ubwami bwa Mali bukurwaho n'ubwami bwa Songhai. Ubu rero tugiye kureba noneho ni ikihe gihangange cyakuyeho cyangwa se cyahagaritse ubwami bwa Songhai. Ubwami bwa Songhai rero bwahagaritswe n'ubundi bwami tugiye guhita tureba, ni ubwami bwari bugizwe n'abantu bari baturutse mu gice cya Morocco cyangwa se Maroc. Ubwo bwami nta bundi rero ni ubwami bwa Carthage, Carthaginian Empire cyangwa se Empire de Carthage. Ubwami bwa Carthage, ubu bwami ni ubwami bwashingiwe ahanini muri Maroc n'igice kinini cya Espagne, Maroc n'igice cya Afurika y'Amajyaruguru. Ubwo murabyumva ko ari Afurika y'Abarabu n'Abazungu niba ariko nabyita. Ubu bwami rero bwa Carthage bwaje kuza buturutse mu bice byo muri Espagne. Bwo bwaje mu mwaka wa 575 mbere y'ivuka rya Yesu, ariko biza kurangira bukomeje nyine buza guhagarikana bwa bwami bwose twagiye tuvuga hejuru. Nabwo bwari ubwami bukomeye cyane kuko mu kinyejana cya mbere n'icya kabiri rwose nyuma y'ivuka rya Yesu nibwo bwami bwari bukomeye muri Afurika y'Amajyaruguru. Nari maze kubabwira ko aribwo bwashyize iherezo ku bwami bwa Songhai, ariko bisa nkaho yego babigizemo uruhare, ariko ntabwo ari n'ubundi bari bakomeye mu gihe kirekire cyane rwose na mbere y'uko ubwami bwa Songhai buvaho. Yego, kuko urabona bamwe na Afurika y'Amajyaruguru igizwe n'abazungu, nduzi ko ari abazungu cyangwa Abarabu, naho abandi Songhai yoyo na Mali na Ghana na Afurika y'abirabura, na Afurika igizwe n'abirabura cyane cyane. Yego, ubwami bwa Carthage rero bwo bwaje guhagarikwa n'ubwami bwari buturutse mu majyaruguru y'isi cyangwa se ndavuga mu Burayi, aho umujenerali witwa Hannibal yaje gutsindwa rwose n'igisirikare cy'Abaroma, aribo baje guhita bahagarika ubwami cyangwa se ubuhangange bwa Carthage. Ubwo Carthage itigirwa igice cya Roma, kuko nyine iyo wigaruriraga ahantu nuko byagendaga, wahitaga uhagira hawe, nuko nguko byagendaga. Nibyo natangiye mbabwira no mu Rwanda niko byagendaga, utera ahantu ubatsinda, uhafata, uhiyomekaho. Nuko nguko intambara za kera zarwanwaga, ntago ari nk'iby'uyu munsi abantu bagendera kuri demokarasi. Ndaje duhite dukomeza n'ubundi bwami bukurikira.
aha tugarutse gatoya rero turaza kuvuga no ku bwami bwitwa Nok, ubwami bwa Nok Empire. Nok Empire. Nok Empire ni empire yari imeze ite, ni empire yari iteye ite? Ubundi Noke ni izina ry'abantu ba kera bari baherereye cyangwa se bari batuye muri Afurika y'Uburengerazuba, n'ubundi muri biriya bice n'ubundi twari turimo tuvugaho, ariho hagaragaye ubwami bukomeye bwa Mali, bwa Ghana, bwa Songhai. Noke ni izina rero ry'abantu cyangwa se ry'ubwoko bw'abantu cyangwa se sosiyete y'abantu yari ituye mu gace k'Afurika y'Uburengerazuba. Abo ni abantu babaye mu majyaruguru y'agace ka Nigeria, ahagana mu mwaka wa 900 mbere ya Yesu Kristo kugeza mu mwaka wa 200 nyuma ya Yesu Kristo, nyuma y'ivuka rya Yesu. Abantu benshi cyangwa se amateka menshi y'abo bantu azwi n'abanyamateka kubera ko bavuga ko abo bantu bari abahinzi cyane, bakundaga gukoresha ubutare mu kubaka ibikoresho byinshi bakoreshaga, ariko ngo bari abahinzi rwose kabuhariwe. Yego, ni ubwami rero bwa Nok cyangwa se Noch, hari ababyita Noch ariko ubundi ni Nok. Ni ubwami bwatangiye mu mwaka wa 900 mbere y'ivuka rya Yesu, buza guhagarara mu mwaka wa 200 nyuma y'ivuka rya Yesu. Ubwo nibwo bwami rero tuvuyeho, duhita tujya ku bundi bwami bwitwa twigira ku bundi bwami bwitwa Kush. Hari ababwita ngo ni Kuch, abandi ngo ni iki simbizi uko baba bari kubyita, ariko ubundi ni ubwami bwa Kush Empire. Kush Empire rero yoyo yari imeze iti? Iyo tuvuze Kush Empire cyangwa se Kingdom of Kush, ubwami bwa Kush ni ubwami bwari bugizwe n'abitwaga Nubians. N'ubundi n'ubwo bwami babwitaga ngo Nubian Kingdom cyangwa se Cushitic Kingdom. Ni ubwami bwabayeho nyuma y'ivuka rya Yesu, guhera mu mwaka w'igihumbi kimwe. Nari mbabeshye. Ni ubwami bwabayeho kuva mbere y'ivuka rya Yesu, mu mwaka wa 670, buza kurangira ahagana mu nyuma y'ivuka rya Yesu. Ni ubwami rero bwari bugizwe n'ibihugu n'ubundi uyu munsi tuvuga ibice binini igice kinini cya Sudani y'uyu munsi. Mbibutsa ko bitwaga Nubians kubera ko bari abirabura, ntabwo basaga n'abarabu bo mu majyaruguru ya Afurika, bo bari abirabura, nibo bitwaga ubundi ko ari abanyafurika ba nyabo icyo gihe. Ni igice rero cyari kigizwe ahanini igice kinini cya Sudani y'uyu munsi, kikagirwa n'igice cya Egypte. Yego, kikagirwa n'igice cya Egypte cyangwa se cya Egiputa cyangwa cya Misiri. Ni ibice rero byari bigaragara muri Afurika no yo hagati cyangwa se mu burasirazuba bwo hagati y'Afurika. Yego, ni ubwami nabwo bwari bukomeye cyane. Twibukiranya ubwami tumaze kuganiraho, ubwo ari bwo tumaze kuganira ku bwami butandukanye bwa Afurika, harimo ubwami bwa Aksum, ari nabwo twahereyeho. Twaganiriye ku bwami bwa Ghana, twavuze ku bwami bwa Mali, twavuze ku bwami bwa Songhai, tuvuga ku bwami bwa Kush, ari nabwo turiho kano kanya. Ubu rero tugiye kujya tuvuga no ku bwami bwa Carthage, twavuze no ku bwami bwa Carthage. Reka rero ubu noneho tujye ku bwami bwa Zimbabwe Kingdom. Ubu ni ubwami nabwo bwakomeye, ntimuze kubukinisha. Bwari buherereye hariya mu majyepfo n'ubundi ya Afurika, nk'aho n'ubundi Zimbabwe y'uyu munsi iherereye.
ubu bwami rero ni ubwami bwari bugizwe n'abagabo b'indwanyi cyane kandi bufite imitungo kamere uteye ubwoba, uri hejuru cyane. Ahangaha twavuga ko ubu bwami bwahagurutse cyangwa se bwashinzwe mu kinyejana cya 11. Murabyumva, iyo tuvuze igihe kinyejana cya 11 ubwo ni nko kuvuga guhera mu mwaka w'igihumbi kimwe kugeza igihumbi kimwe. Ku bundi mu kinyejana cya 11 gitangira mu mwaka w'igihumbi, kuko ikinyejana cya 10 cyarangiye mu mwaka wa 999. Ikinyejana cya 11 rero cyatangiye mu mwaka w'igihumbi kiza kurangira mu mwaka w'igihumbi kimwe n'ijana, mu gihumbi kimwe na 99. Icyo ni ikinyejana cya 11. Rero ni uwo mwaka ubu bwami bwa Zimbabwe bwashinzwe buza kugwa cyangwa se buza gusenyuka mu kinyejana cya 15. Mbibutsa ko ikinyejana cya 15 kitatangiranye n'umwaka w'igihumbi kimwe 500, ahubwo cyatangiranye n'umwaka w'igihumbi kimwe 400 kirangirana n'umwaka w'igihumbi kimwe 999. Icyo ni ikinyejana cya 15, aricyo kinyejana ubwami bwa Zimbabwe bwasenyutsemo. Dukomeza cyane tuvuga no ku bundi bwami. Si ubwo bwami bwonyine twabonye ko turi buganireho, twabonye ko turi buze kuganira no ku bundi bwami burimo ubwami bwa Mutapa, Mono Mutapa, ubwami bwa Mono Mutapa mwene Mutapa. Niko twabyize kera twebwe babitubwira ngo mwene Mutapa, ngo Mono Mutapa. Ni ubwami rero bwitirirwaga mwene Mutapa cyangwa se Mono Mutapa. Ni ubwami bwari buherereye mu majyepfo y'umugabane wa Afurika, ari naho n'ubundi abo ngabo bari baherereye. Ni mu gace cyane cyane ka Zimbabwe, guhera kuri Zimbabwe ugenda unyuze ku mugezi wa Zambezi, ugakomeza ukagenda ukajya ku gice cy'iburasirazuba bwa Afurika y'Epfo, ugafata za Mozambique hariya. Biriya ni ibice rwose byari bigize ubwami bwa mwene Mutapa cyangwa se Mono Mutapa. Ubwo iyo tuvuze za Afurika y'Epfo, Lesotho ntituyibagirwa na za Botswana, ziba ziri aho hafi rwose, zari zigize ubwami bwa Mono Mutapa. Ntekereza ko abantu benshi cyane bize umuntu witwa Shaka, umwe mu bami bakomeye muri ubwo bwami bwa Mono Mutapa cyangwa se mwene Mutapa cyangwa se Mutapa. Ubu ni ubwami bwari bukomeye cyane, bwashinzwe mu rwagati mu kinyejana cya 15, buza kugwa cyangwa se buza gusenyuka mu kinyejana cya 17. Ikinyejana cya 17 ubwo ni kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe 600 kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe 699, nyuma y'ivuka rya Yesu. Nicyo gihe rero ubwami bwa mwene Mutapa bwabayeho. Mbibutsa ko bwaje kugwa bitewe n'abanyaportugal. Abacuruzi b'abanyaportugal bazaga bakinjiramo cyane. Si bo bonyine gusa, hari harimo n'abasilamu baturukaga muri Aziya y'Iburengerazuba. Aho hose abo bose bagize gute, batumye habaho ifatwa ry'ubu butaka, cyane cyane abanyaportugal nibo bafashe iki gihugu around cyangwa se hafi mu mwaka w'igihumbi kimwe 633. Murabyumva ko ari mu kinyejana cya 17 rwose, nk'uko twari twabivuze. Mbibutse yuko ubu bwami bwose tuzagenda tubugarukaho ubwami ku bundi tukabuganiraho. Iyi ni Tawal, this is Tawal. Tawal bisobanuye ni impine z'amagambo y'Icyongereza avuga ngo the Africa we all love, l'Afrique que nous aimons tous, cyangwa se Afrika dukunda twese.
ni YouTube channel izajya yibanda ku biganiro bivuga kuri Afurika, ubuhangange bwa Afurika, amateka ya Afurika, ibyiza bya Afurika, ibyiza nyaburanga bya Afurika, politike y'abayobozi ba Afurika, mbese n'ibindi byose bivuga kuri politike mpuzamahanga, ariko cyane cyane byibanda cyangwa se bifitanye isano na Afurika. Ibidafitanye isano na Afurika rwose ntacyo tuzajya tubishakaho. Yewe na siporo n'imyidagaduro byose tuzabivugaho, imikino n'imyidagaduro tuzajya tubiganiraho, ariko byose twibanda cyane cyane kuri Afurika yacu, Afurika dukunda twese. Ni iyi ngiyi rero, ni Afurika yimenya, ni Afurika izi ibyiza byayo, cyangwa se izi neza ko hari byinshi ishoboye yabasha kugeraho rwose, nubwo itaba ifashijwe na baba gashaka buhake b'abanyamahanga. Reka twikomereze rero twivugire ku bundi bwami. Ntekereza ko ubu bwami tugiye kuvugaho nabwo twari twavuzeho, ni ubwami bwa Kongo. Ubwami bwa Kongo, iyo tuvuze ubwami bwa Kongo, ni ubwami nabwo bwakomeye cyane, bwari bugizwe n'abaturage bitwaga Bakongo. Ntekereza ko uyu munsi babita Bakongo. Bakongo ni abari abaturage rwose ba Kongo, bari bakomeye cyane icyo gihe, bari bakomeye cyane rwose icyo gihe. Bisobanuye ngo ubwo bwami bwa Kongo ni ubwami bwari bukomeye cyane muri iyo minsi, kuko na bugingo n'ubu turacyabwiga, kandi nyine igihe cyabwo cyaragiye. Ni ubwami rero bwakomeye, cyangwa se bwashinzwe mu mwaka w'1390, burakomera cyane kuko bwararambye. Ubwami bwa Kongo bwararambye bugeza mu mwaka w'1862, imyaka irenga 450, hafi na 50, ubwami bwa Kongo bugize gute? Bukomeye. 448 ni imyaka myinshi cyane ubu bwami bwamaze. Ni ubwami rero bwari bukomeye cyane, kuko bwaje kugira gute? Bwaje gusa nkaho buhindutse nanone ubwami buri mu bukoroni bw'abaportuge, mbere y'uko buza kugira gute? Kujya mu maboko y'Ababirigi, biza kurangira rero bubonye ubwigenge nyuma ya. Ni ubwami bukomeye cyane, bugari kandi bunini. Reba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uyu munsi, urebe Kongo, urebe igice cya Gabon na Zambia, harimo ibice binini cyane rwose. Uyu munsi wa none tuvugana byari biri ku bwami bwa Kongo. Ni ubwami nabwo rero bwakomeye cyane kuva mu mwaka w'1390 kugeza mu mwaka w'1862, aho ni nyuma y'ivuka rya Yesu, imyaka hafi 448. Ubwami bwa Kongo bugize gute? Buriho kandi bukomeye. Ubu ni ubwami bwari bukomeye cyane rwose. Hari ubundi bwami rero nari nabasezeranije ko tuza kuvugaho. Ubu ni ubwami bwa Benin. Ubwami bwa Benin bwabayeho ryari? Bwari buherereye he? Kandi bwaje kugwa buti? Ubu ni ubwami bwari buherereye mu burengerazuba bwa Afurika. N'ubundi ntekereza ko mwabibonye ko hari ibihugu byinshi cyane byari bikomeye mw'ibyo bihe muri Afurika, byari ibyo mu burengerazuba bwa Afurika. Ni ubwami rero bwabayeho guhera mu kinyejana cya 11 nyuma y'ivuka rya Yesu, ndetse bwaje gukomera cyane kugeza igihe bwaje gufatwa n'Abongereza, n'ubwami bw'Abongereza mu 1897. Murumva kuva mu kinyejana cya 11, ikinyejana cya 11 twibukiranye ko kidatangira mu 1100, gitangira mu 1000, kikarangira mu 1199. Icyo ni ikinyejana cya 11 turi kuvugaho. Ikinyejana cya 11 ni ukuva mu 1000 kugeza mu 1199 kuzageza mu 1897. Murabyumva yuko
rwose ubu bwari ubwami bwakomeye cyane kuko bwamaze imyaka isaga hafi 890, irenga 890. Bwari ubwami bukomeye cyane. Twavuze rero ku bwami bwinshi butandukanye, twavuze ku byatumye buzamuka no ku byatumye bugwa, twibukiranya ko ubwami bwinshi bwo muri Afurika bwabagaho kubera abaturage bari bunze ubumwe, bukaza kugwa kubera ko ahenshi ubumwe bwabaga bwabuze, havutse abantu cyangwa se haje abantu bakagerageza kugira gute, gushaka kubatanya no kubateranya no kubaryanisha. Igihe cyose muzabura ubumwe muri sosiyete runaka, yewe n'iyi yacu y'Abanyarwanda, buriya tudafite ubumwe twaba dufite byinshi cyane biduhiga. Mbashimiye rero kuba mwateze amatwi iki kiganiro. Cyari ikiganiro kigaruka ku bwami bwakomeye cyane muri Afurika, twibukiranya ko iyi ari Tawal bisobanura The Africa We All Love. Dukora ibiganiro cyane cyane byibanda kuri Afurika, bivuga kuri Afurika. Iyo tuvuga amateka ya Afurika, tuvuga politike ya Afurika, imiyoborere ya Afurika, diplomasi ya Afurika, ubukungu bwa Afurika, ikoranabuhanga rya Afurika, imikino n'imyidagaduro y'abana ba Afurika, amateka ya Afurika. Byinshi bipfa kuba bifitanye isano na Afurika. Dushobora kuvuga n'ibijyanye n'ibindi byose biri kuba mu isi na actuality y'ibiri kuba mu isi, ariko ugasanga byose bifite aho bihurira n'umugabane wacu dukunda cyane, umugabane wa Afurika. Ndabakunda cyane rero, ikiganiro cyacu nakagaruka. Iyi yari Tawal documentary, ariko documentary ifitanye isano n'amateka ya Afurika n'amateka y'ubuhangange bwa Afurika. Murakoze cyane, murakarama, tubonane mu kiganiro cyacu cy'ubutaha. Mbibutsa yuko niba utarakora subscribe, kandi wibuke no gukanda ako kazugera, iriya nzogera rwose, kugira ngo ujye amakuru uko dushyizeho ikiganiro, uko dushyizeho amakuru bijye bikugereraho ku gihe nk'uko bisanzwe. Ndabakunda cyane rero, tubonane ubutaha. Ikiganiro cyacu nakagaruka. Murakoze cyane.